Iyi ni Best Fashion Design TV. Ntushobora kwambara ngo uberwe igihe cyose uba ufite imiterere itari myiza cyangwa idasanzwe. Niyo mpamvu uyu mwanya tubazaniye imfasha nyigisho y'uburyo ushobora gukora imyitozo ngororamubiri, imyitozo itagoye yakorwa n'abagore n'abakobwa, yakorwa n'abagabo, kugira ngo niba taye yawe yaratangiye kwangirika ibe yasubira ku murongo. Ni imyitozo ushobora gukora iminsi 10 nibura ikagufasha. Imbere gatoya niho tugiye kukwereka isomo ryiza cyane. Iyi ni imyitozo igabanya ibiro igatuma usubira kuri taye. Rero iyi myitozo ushobora kuyikora iminsi 10 ibintu bikaba byatangiye kujya mu buryo. Ntabwo ushobora kwambara neza ngo uberwe igihe cyose waba ufite taye iteye nk'umufuka. Byaba byiza ko wagabanya ibyo biro ubundi n'umubiri wawe ukagira imbaraga. Reka dutangire. Iyi niyo nabazaniye ishobora kugabanya ibiro nka 3 nibura mu minsi 10. Mu minsi 10 ukaba ugenda ukuraho ibiro 3. Ese iyi myitozo ntiwayishobora? Ntabwo igoye rwose. Rero mbere urakareba, ureba ka kabiri, ureba ka gatatu, uko bugenda bukurikirana bahindura, ubundi wirebera imyitozo wakora mu minsi nk'icumi kandi wayikorera mu mbuga yawe utagombye kwiruka cyangwa ube wakoze urugendo runini. Iyi ni imyitozo rero ugiye gukurikira, ubundi ukirebera uburyo wakwirwanaho mu minsi 10 ukaba wagiye kuri taye. Mbibutsa gukora subscribe niba mutarayikoze, ubundi twikomereze. DJ Redeem. I ain't such a fly when you walk out the door.
DJ Redeem.